Hari abahanzi baririmba indirimbo nziza ariko hari n'umuhanzi uhindura burundu ku isi ibona umuziki. Mvuze ko Michael Jackson ari umwe muri abo sinaba mbeshye. Yabaye umwana w'igitangaza, aba icyamamare ku isi yose, ahindura imbyino, amashusho y'indirimbo n'umuziki wa pop. Ariko nyuma yo kuba icyamamare, ubuzima bwe bwari bugoye, impaka nyinshi, ibihe by'umunezero n'iby'agahinda. Iyi ni inkuru ya Michael Jackson, umugabo isi yise King of Pop. Murakaza neza kuri Kigali 250, urubuga rwagezaho amakuru agezweho mu myidagaduro, umuziki, ibyamamare n'udushya dutandukanye bishyushye, byizewe kandi bikunogeye. Michael Jackson yavuye i Kigali muri Indiana ku itariki 29 z'ukwa munani 1958. Akiri muto cyane yatangiye kuririmbira hamwe n'abarumuna be mu itsinda ryaje kumenyekana cyane nka The Jackson 5, akaba ari nawe wari muto muri iri tsinda. Mu mwaka w'1969 The Jackson 5 yasinyanye na Motown Records, maze itsinda ritangira kuzamuka cyane. Indirimbo nka I Want You Back, ABC, The Love You Save na I Will Be There zabaye iza mbere ku rutonde rw'indirimbo zikunzwe. Mu mwaka w'1972 Michael Jackson yatangiye umwuga wo kuririmba ku giti cye, atangirana indirimbo Ben yamuhesheje nimero ya mbere kuri chart nk'umuhanzi ku giti cye. Ariko intambwe ikomeye kurushaho yaje mu mwaka w'1979 ubwo yasoraga album ye yise Off the Wall yakozwe na Quincy Jones. Mu mwaka w'1982 Michael Jackson yasohoye album ye yise Thriller, album yakozwe na Michael Jackson na Quincy Jones, ihuza pop, rock, R&B, funk n'izindi njyana. Indirimbo zirimo Bilija, Beat It, Human Nature, PYT na Thriller zakomeje kumenyekana ku isi, aho yamaze ibyumweru 37 ku mwanya wa mbere kuri Billboard chart, kandi kugeza ubu ifatwa nka album yabishijwe cyane kurusha izindi mu mateka. Michael Jackson yigarurira abantu kubera ijwi gusa, ahubwo yari umubyinnyi udasanzwe. Mu mwaka w'1983 ubwo yakoreshaga moonwalk kuri televiziyo muri Motown 25, abantu babonye ikimenyetso cyari kigiye kuba kimwe mu bimenyetso biranga Michael Jackson. Moonwalk yabaye igice cy'ikirango cya Michael Jackson, kandi uburyo bwe bwo kubyina bwashyizeho urwego rushya mu bitaramo bya muzika. Ikindi kandi Rock and Roll of Fame ivuga ko Michael Jackson yashyizeho amahame mashya yo kubyina mu bitaramo bya live, ndetse akagira uruhare mu guhindura isura n'amajwi bya pop ku isi. Mu mwaka w'1984 Michael Jackson yarageze ku rwego rudasanzwe muri Grammy Awards, yafashe ibihembo 8 mu ijoro rimwe kubera itsinzi ya Thriller. Ayo yari amwe mu majoro akomeye kurusha ayandi mu mateka ya Grammy. Kugeza ubu Michael Jackson afite Grammy 13 n'amanomination 38 mu myaka 1980 n'1990. Michael Jackson ni yari akiri icyamamare muri Amerika gusa, yari icyamamare ku isi. Album nka Bad, Dangerous, History zakomeje kumenyekana nk'umuhanzi ukomeye. Michael Jackson yahuzaga ibintu bitandukanye birimo ijwi, imikino, imyambarire, amashusho ndetse na stage performance, kandi cyane cyane ubushobozi bwo gukora igitaramo abantu batibagirwa. Ariko kuba icyamamare ku rwego rwa Michael Jackson ntibyari byoroshye, kuko ubuzima bwe bwari bukikijwe n'itangazamakuru, ibibazo by'ubuzima bwe bwite ndetse n'impaka zikomeye. Mu myaka ye ya nyuma yahuye n'ibirego bikomeye byo gusambanya abana. Ibyo birego byateje impaka ndende ku isi yose, kandi byagize uruhare runini mu buryo abantu baganira ku buzima bwe. Mu mwaka w'2009 Michael Jackson yarimo kwitegura kugaruka kuri stage mu bitaramo byari biteganyijwe i London. Abafana bari bategereje kongera kumubona aririmba, ariko ku itariki 25 Kamena 2009 Michael Jackson yapfuye afite imyaka 50. Urupfu rwe rwahinduye isi y'imyidagaduro mu kanya gato. Abafana hirya no hino bararize, indirimbo ze zasubiye ku rutonde rw'izakunzwe, kandi umurage we wongera kuvugwa cyane. Michael Jackson igihembo cye cya nyuma mu mateka y'ubuhanzi bwe. Michael Jackson igihembo cye cya nyuma mu mateka y'ubuhanzi bwe cyatanzwe na Recording Academy, cyiswe Lifetime Achievement Award muri 2010 nyuma yo gupfa.
ndagushimiye kuba abanye nanjye. Ni Kigali 250 ubusanzwe njye nitwa Nero. Amakuru ni akagaruka, mbifurije kugubwa neza.